Inshuti za Hago Cinema TV rero hahiye hatokombeye ku mihanda inkuru ni zose hahiye kagira inkuru uti hahiye hate rero tubwire bita umuntu hano niko yego ngo byagenze biti amakuru ari kuvugwa ku mihanda ahangaha rero hari amakuru agiye atandukanye dufite amakuru witwa Bishop Gafaranga hamaze iminsi yari kuvugwa amakuru yitwa Bishop Gafaranga yego iryo zina yari kuye yitwa Bishop Gafaranga nkuko yagiye abivuga mu biganiro bigiye bitandukanye ni zina yahawe mu gihe yari arimo akina amafilime arimo agenda asobanura uburyo ki imyitwarire y'abapasiteri cyangwa abayobozi bamwe na bamwe b'amatorero hanyuma baza kumwita Bishop Gafaranga ariko amazina ye bwite yitwa Habiyaremye Zakari niwe wabimwise cyangwa ni nababimwise niwe wabyiyise mu gihe yari arimo akina ayo mafilime kuko yari arimo agenda agaragaza imyitwarire itandukanye ye bamwe mu bayobozi b'amatorero imyitwarire myiza cyangwa se imyitwarire mibi ariko agenda abikora binyuze muri iryo zina yitwa Bishop Gafaranga abahindutse Bishop Gafaranga yego abantu benshi bamuzi kuri ayo mazina ya Bishop Gafaranga ariko ubundi amazina ye nyakuri yitwa Habiyaremye Zakari kagira inkuru rero yego ngo byagenze bite amakuru arimo aravugwa nuko yatawe muri yombi nkuko byatangajwe n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye ku gihe ndetse n'umuvugizi wa RIB akavuga yuko afungiwe kuri station ya RIB y'Inyamata azira ihohotera rishingiye ku gitsina uravuze ngo yatawe muri yombi yego ubu nama ki Bishop Gafaranga nyine arafunzwe ari mu nzego z'ubuyobozi kuri RIB ya station y'Inyamata we ubwo ari mu maboko ataraye ari mu maboko y'ubuyobozi arazira iki yego biravugwa yuko azira ihohotera rishingiye ku gitsina niyo makuru yagaragaye amenyekana mu binyamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'umuvugizi wa RIB arabishimangira uko niko kuri cyangwa hari ukundi kuri uko nguko niko kuri nibyo biri mu makuru amaze iminsi ari ku mihanda biravugwa rwose kandi niko bimeze kuko byashimangiwe n'umuvugizi wa RIB nibyo yego hanyuma inkuru ivuga ko yaba afite abagore barenze umwe oya iyo nkuru yo ntabwo ariko bimeze icyakora biravugwa yuko yatandukanye n'umugore bafitanye abana batatu akabokora divorce hanyuma agashaka undi mugore ari we witwa Annette Murava inkuru niyo rero ahubwo se ni gute umuntu atumugore wabyaye agasanga umukobwa n'inkwano ziri hanze ahangaha nibi ibyo ngibyo bibaho reka nkubwire inkuru rero nkubwire inkuru ngo umusore yakundanye n'umukobwa arangije bagira igihe cyo kubana ubundi ngo bajya kubaza imiryango iby'inkwano ngo bagezeyo iyi nkuru rero irasekeje reka nishare nyikubarira nuko ngo bagezeyo barabaza baravuga ati inkwano bimeze bite ngo babasha 800 800 byose yego umusore ngo arangije ariyumvira wari wagiye kumubariza ariyumvira aratekereza aravuga ati ariko se muradusha 800 byose umukobwa wanyu ahuye n'abagabo batabarika yego amaze gukuramo inda utabara ngo none madusha 800 byose yampaye ngo nuko abari aho ngaho barumirwa bararebana ngo ariko ngo umusaza umwe arangije abona nta kundi biri bugende arangije mu kwikura mu isonera avuga ati ariko dushingiye rero yuko mwaje kudusaba umugeni kandi uko bwacu mukamwara mukunze tukaba tugiye kubaha umuntu usanzwe umenyereye niyo mpamvu tubaciye iyo nkwano urumva rero yuko muri iyi minsi turimo tugenda tubona abantu bamenyereye ni ukuvuga umukobwa umenyereye ni uhenze umukobwa umenyereye arahenze kubera yuko ibyo ubushaka urumva bari bamubwiye yuko yakuyemo inda nyinshi yahuye n'abagabo benshi urumva guhura nawe ntibyari kuzamugora baramubwira bati rero urumva yuko uwo nguwo amenyereye iyo ngiyo ni inkuru nayo iri aho ngaho none Bishop Gafaranga atanze izindi nkwano Gafaranga birumvikana rero kuri ayo makuru yiwe nawe Gafaranga ni umugabo watandukanye n'umugore n'umudivorce bafitanye abana batatu arangije ajya gushaka umukobwa bita Murava Annette abenshi muramuzi ni umuramyi uri indirimbo zo guhimbaza mwamenyekanye mu ndirimbo ivuga ngo niho ndi numva n'izindi nyinshi yagiye akorana na Bishop Gafaranga ziragaragara ku rukuta rwa YouTube Gafaranga rero nawe impamvu bijya bibaho yuko umuntu abana n'undi wenda hakaba imbogamizi zituma batabana yakoze divorce byemewe n'amategeko arangije akingiranwa n'uwo mukobwa Gafaranga bafite abana batatu
ati umugore umenyereye ajya gushaka umushyashya. Yego yashatse umugore umenyereye babyaranye abana 3 urumva yuko ubwo nawe yari amenyereye yari afite umugore babyaranye abana 3 nawe yari amenyereye urumva rero yuko Aneti yashobora kuba yaragize amahirwe yo kubona umugabo umenyereye ngayo nguko nuko nguko twabivuga nawe yabonye umugabo umenyereye kandi we yarakira umukobwa ashobora kuba ari byo biri kubatona muri iyi minsi rero ntabamenya kuko nubundi amakuru avugwa ari hanze ahangaha bivugwa yuko mu gufungwa kwa gafaranga n'ihohotera yakoze rishingiye ku gitsina bivugwa yuko yabararikoreye umugore we ari we Aneti Murava ariko ntacyo inzego zari zatangaza biracyakurikiranwa amakuru tuzagenda tuyamenya mu minsi iri imbere ngayo nguko yego ku mihanda hahiye niyo makuru ahari tuzakomeza tugenda tubagezaho n'andi makuru uko bizagenda birushaho kumenyekana arashya pe